ikibazo cya nyuma ntabwo cyoroshye, ibibazo bikomeye mu rwego rw'imari ni ikibazo cyo kutishyura imyenda igihe cyo kwishyura iyo kigeze. Muri 2021 King Faisal Hospital yari ifite igihombo cya miliyari 1,718,000. Ayo ni amafaranga yaragenewe ibikorwa bya King Faisal ubwayo. Ibitaro ntibyari bifite ubushobozi bwo kwishyura imyenda mu gihe cyo kuyishyura. Ikindi nuko sosiyete ikora ihomba. Nk'ibitaro nka sosiyete ikora ibikorwa by'ubucuruzi ikorera mu gihombo. Iyo mu cy'ibitaro cyavuye kuri miliyoni 726 mu mpera z'umwaka wa 2020 kigera kuri miliyari 1 mu mpera z'umwaka wa 2021. Urumva yuko harimo ikinyunyiro, harimo ubwiyongere bukabije cyane. Kuri iyo tariki kandi ibitaro byari bimaze kugira igihombo cyose hamwe kingana na miliyari 12 zisaga. Noneho tukibaza King Faisal nk'ibitaro bimeze nk'ikitegererezo mu Rwanda, ikitegererezo ndetse no mu karere. Tubona abarundi baza kwivuriza, tubona abagande baza kwivuriza, tubona abakongomani baza kwivuriza, n'abanyarwanda benshi barahivuriza, ku buryo iri biratanga n'ibisubizo byinshi by'abantu bajya kwivuriza mu Buhinde ntabwo bakigenda. Kubera iki King Faisal iri muri ibi bihombo bidashira? Amaherezo y'ibihombo ni ayahe? Cyangwa se wenda biri muri report yashize, ubu ngubu King Faisal nta kibazo gifite, byagiye ku murongo, byarakemutse, nta gihombo kigihari. Gutangira mvuga muri rusange, hanyuma ushinzwe imari araza kongeraho. Icyambere navuga ku byerekeye amafaranga ibigo by'ubwishingizi banga kwishyura. Icyo navuga cyambere ni nk'uko navuze kare, byaragabanutse ngo cyane ubugenzuzi bw'ibikorwa kuko byari bihari, ariko ubu byaragabanutse kubera iki rero? Nuko cyangwa byasigwaga n'iki? Ari impamvu navuga ebyiri. Iya mbere ni system dukoresha twavuze na PIA turimo kuri gusimbura. Ibibazo biri muri farumasi ntabwo biri muri farumasi gusa, biri n'ahandi. Hari igihe yageneratingaga ibintu bitari byo, noneho hakorwa ubugenzuzi bagasanga ko ibyo bintu bitarabayeho, natwe tukabyemera ko ari system yatanze ibintu bitari byo. Icyo kirimo gukosorwa ni system nshyashya tugiye kwishyiraho. Icya kabiri nuko hari igihe nkuko mubizi, iyo umuntu aje tugana ntabwo tuvuga ngo banze kwereka amafaranga yari mu bintu byihutirwa, yari muri urgence, cyangwa se niba tugiye kubaga umuntu baga bafunga bagasanga hari n'ibindi bintu ubwishingizi butari bwaratangiye uburenganzira, ntabwo tuvuga ngo yangiye turabireka, ntabwo bigeze babyemera, twabibonye ntabwo umuntu tumureka. Icyo gihe rero iyo tubikoze baravuga ngo ariko mwabikoze mutabemereye, kuko niko tuba twabikoze batabyemeye, ariko ntabwo twavuga ngo umuntu turamureka. Hakabaho kuganira, rimwe bakabyanga, ubwo iyo babyanze nyine nta kundi twabigenza, kuko inshingano zacu ari kuvura abantu. Iyo twamaze batugezeho ntabwo tuvuga ngo mugihe nta mafaranga mufite ntabwo tubavura, turabikora. Icyo ni icya kabiri. None mvuze ku byerekeye abantu tugomba amafaranga, bigaragara nkaho ari we yatugomba, ni uburyo twakoraga. Wabihari iyo bishinzwe akaza kubisobanura. Komisiyo banyakubahwa abadepite, ibi ngibi bigaragara nk'amabalanse ariko basapurayi ariko ari muri pozitifu, twabisobanuriye umugenzuzi w'imari. Ni amavanse tuba twaratanze aba ari kuri ruhande rwa debi, kuko imyenda y'amafaranga tubafitiye ibiri ku ruhande rwa kredi, hanyuma igiteranyo iyo avanse nyine ari nini iri debi, imyenda tumufitiye iri muri kredi, igiteranyo kiba pozitifu. Aya rero ni amavanse, nta kindi kintu kirimo. Murakoze. Wenda icyo twemeranya ni uko tuzajya tubikora muri reporting bikajya aho bigomba kujya. Impamvu tubikora gutyo kugira ngo
tutazishyura umuntu amafaranga arenze ayo tumugomba. Ibyo n'abadepite yaravuze no kuko nyine muri farumasi habayeho igihe tugiye gukora inventaire kubera system tuvuga itwereka amafaranga tubona n'amaso ko bidashoboka. Tugerageza kujya gushaka uburyo yaduha ibintu nyabyo, agaciro k'imiti twari dufite n'ibindi bikoreshwa muri mu buvuzi. System nyine kuko twavuze ko ifite ikibazo biranga, dukorera muri Excel dukurikije ibintu twabonye n'amaso yacu, nta kundi twari kubigenza. Ariko nyine navuze ko igisubizo gihari kirambye ni system nshyashya. Ikindi cyerekeranye kuba tutishyura abo tugomba amafaranga ku gihe, koko niko byari bimeze, ariko ubu ngubu byarakemutse. Munabajije abantu tugomba amafaranga bababwira ko ubu ntabwo ngo barishimye, ariko baravuga ati impinduka zarabaye. Zabaye biturutse kuki? Kuba tutishyura abantu si uko dufite ubushake buke bwo kwishyura, ni uko natwe bagomba kutwishyura ari byo bigo by'ubwishingizi nabyo akenshi byatinda kutwishyura. Umufatanyabikorwa dufite munini kurusha abandi ni RSSB, yishyura rama isanzwe ikishyura n'ibya mituweli. Habagaho rero uburyo twumvikana kuri ku byo tugomba. Twakoraga icyo twita reconciliation cyangwa verification, igatwara igihe kinini cyane. Ubu habaye ibintu bibiri. Icya mbere nuko twongereye abakozi babikora ku mpande zombi. Ibintu byatwaraga amezi 3 ubu ngubu ntabwo bishobora kurenza ukwezi. Icya kabiri nuko twajyanye amasezerano yadufashije cyane. RSSB turebye tuti Faisal ni ikigo kizewe, mujye mutwishyura invoice tubahaye uko tuyibahaye, none verification zibe amafaranga dusanze tumwarishyuye kumurengera tuyakuremo muzakurikiraho. Ubu barabyemeye, ibyo byaradufashije. Ikindi twakoze nuko iyo umuntu akora mu bucuruzi hari igihe agira icyo bita overdraft, kujya muri negative kuri konti, ariko suko buri guhomba nuko amafaranga batarinjira. Ubwo rero twumvikanye na banki, inama y'ubuyobozi imaze kubyemeza, tukongera iyo overdraft twari dufite, nabyo ubu bikadufasha kugira ngo dushobore kwishyura abantu bidatinze cyane. Ikindi cyerekeranye no kuba bakomeza igihe usigaranye ikibazo cyo kuba mukorera mu gihombo. Murakoze nyakwace. Hari icyo nashaka kugira ngo menye kijyanye n'icyo yaratubwiye amfashije ajya kuri page ya 8 muri financial statement na honorable Murara yari yakivuzeho. Iyo urebye kuri no page ubona working capital yanyu ntayihari muri minus, kandi igituma muri minus urabona ko assets zanyu ni miliyari 5, noneho liabilities ni 7, page ya 8, bigatuma mujya muri deficit ya miliyari 1,718,000 financial statement. Kandi kirimo gutuma nyine mujya muri minus ni biriya bya payables abantu muri imyenda wari uri kuvuga mwishyura mubereyemo imyenda miliyari 6, hari na overdraft ya miliyoni 677. Nari mfite impungenge y'ukuntu mushobora kuba murimo gukora mufite working capital iri muri negative. Mwari mutumaze impungenge muvuga ko hari abantu mwabishyuye. Reka ndangiza noneho wenda ubwo kuba mugengo tumari n'umwanya twihutishe kuko n'umwanya wacu wanarangiye. Muri kubona turi kubyumvikanamo ko working capital yanyu iri negative miliyari 1,718,000. Ikiri gutuma bijya muri negative ni imyenda myinshi murimo, ngize miliyari 6,380,000. Wagira ngo mudufashe nimba yo muri muvuga mwishyuye. Nari nishimiye ko ari kuva hano nyine, noneho working capital yanyu ikava muri negative ikajya muri positive, bigahita bitwereka nyine ko imikorere yanyu irimo kuimprovinga. Nimba atari uko bimeze rero mudufashe tumenye ukuntu noneho iyi myenda irimo gutuma mugira ibibazo mushobora kuyigabanya, kugira ngo noneho working capital yanyu ive muri negative ijye muri positive, mukore namwe mutuje. Murakoze nyakwace. Icyo turi gukora wenda urita
General azabibabwira. Ubu ngubu hari icyo bita ibita, ni ukuvuga ngo resultat cyangwa se inyungu mbere yo kwishyura imisoro no gukora depreciation. Ubu ngubu turi muri positive. Depreciation yariyongera kuko twabonye inyubako nshyashya, ariko ni ukuvuga ngo ibyo dukora, amafaranga twinjiza aruta ayo duspendinga muri expenses zisanzwe ubu ngubu. Kandi umuntu akoze imibare yabona ko twiyongereyeho kurikije imyaka yabanje miliyari zigera kuri 2. Icyo nicyo gituma hari imyenda imwe tuyishyura ya kera, amafaranga ntabwo aturuka. Imyenda ya kera dufite, hari imyenda ituruka mbere yuko cyitwaga Ocean cyiza, hari n'imyenda Ocean yasize baba no muri Portugal baje kumanaginga ibitaro. Iyo myenda rero yo ya Ocean yo kubera ko yari amasezerano hagati y'u Rwanda nabo, government yemeye kuzayishyura, kuko twe ntabwo turacyari kwiyubaka gahoro gahoro, ariko aho tubibereyemo byihutirwa kubishyura, government yemeye kubyishyura kugira ngo abantu turangizanye nabo. Ariko igihari nuko nkuko bizagaragara amafaranga twinjiza aruta ayo duspendinga. Iki rero niho tugana icya gihombo cya miliyari 12 ko kirahari, nyine kizagenda gishira gahoro gahoro uko tugenda twongera ibyo twinjiza. Ariko government se nifata iyo responsibility mwe muzamuhagaze mute? Nimara kwishyura ubwo tuzazuganya imyenda isanzwe navuga yadukomotseho mu byo dukora bya buri munsi. Ariko hari n'imyenda ya kera imbere y'uko Ocean iza nayo hari, iyo tuzayishyura twebwe ubwacu gahoro gahoro. Abo twigomba iki kiri mu bibazo bikomeye byatumye tubahamagara. Niyo mpamvu tugira ngo muduhe aho muhagaze uyu munsi, muvuge muti twebwe ntabwo tubona ko turimo gukorera mu gihombo, ahubwo hari responsibility leta yafashe igomba kwiharira, natwe hari ibyo tugomba kwiharira, noneho bikatuvanaho umuzigo ukomeza kutubarwaho. Ni kimwe muri ibyo ngibyo tugira ngo muduheho stand. Iki kibazo ntabwo ari ubwa mbere tukiganiriyeho, kuko Deputy CEO arabyibuka n'umwaka ushize twakiganiriyeho. Ariko icyo nashakaga kwibutsa nuko hari n'ibyo twaganiriyeho na Minisante ndetse bari kumwe na Minecofin kuri iki kibazo. Ubwo baraza kuduha feedback y'uko PS aza kuza gufata umwanya. Ariko icyo nashakaga ko muduhaho umucyo nuko kugira ngo tumenye ibirarane bya mbere ya Ocean, ubwo ni status na angana iki, hanyuma na bya bindi bya Ocean biri bujye muri agreement basanganywe na leta birangana iki, noneho mwebwe mwiyongereyeho ibyanyu mu managinga currently ubu ngubu birangana iki, kuko mwe utubwiye ko muzamanaginga iby'ubu ngubu na yandi ya mbere ya Ocean, hanyuma twumve burden mufite n'iyindi iri kuri side ya government. Murakoze. Ukuraho mikoro kugira ngo twumvikane. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo, abanyakubahwa abadepite. Ku bijyanye n'iyi myenda dufite mu bitabo kuri balance sheet yacu, birimo ibice bitatu. Hari imyenda iri kimire iva ku gihe King Faisal yabereho, no kuvuga bivuga ko yabaye inogere muri 1996, ariko tuvuga muri 1998 kugeza igihe mu 2016 Ocean ije. Hakaba imyenda ituruka mu 2016 ikarangira mu kwa gatatu mu 2019 ariyo ya Ocean. Hakaba n'imyenda nyine ituruka icyo gihe mu kwa kane mu 2019 ariyo tugikomezanya n'ubu ngubu. Imyenda ituruka mu cyo tujya twita hano muri raporo twavuze ngo ni World King Faisal igera kuri miliyari 1.5. Imyenda ijyanye n'igihe cya Ocean igera kuri miliyari 3, hanyuma isigaye ikaba ari imyenda turi gukoraho. Ariko n'imyenda y'igihe cya mbere ya Ocean nitwe tugomba kuzayishyura. Hari settlement agreement ivuga ko guverinoma izishyura imyenda ijyanye na Ocean gusa. Ku bijyanye rero n'igihombo nk'uko byakomeje kuvugwa, nubwo ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byitwa ko ari sosiyete y'ubucuruzi yigenga, uko biri kose ni ibitaro. Hari abantu baza kwivuza mu bitaro bya King Faisal. Misiyo ya King Faisal ya mbere ni ukuvura abantu, hanyuma bakananirwa kwishyura.
iyo bananiwe kwishyura ibyo nabyo bigenda mu gihombo cya King Faisal. Muri ibi ngibi harimo abantu benshi bajyanye na CBHI bananirwa kwishyura co-payment yabo. Tugerageza gukurikirana uko dushoboye kose, ariko hari igihe usanga rwose umuturage atazabasha kwishyura iyo co-payment. CFO nibo basetera izi miliyari zigera kuri 12, kuko icyo ni ikibazo kiri rusange mu bitaro hafi ya hose. Ahubwo hariho n'icyiciro cya gatatu tatubwiye cy'imyenda. Watubwiye cya Ocean, utubwiye cya Ordi Faisal cya 19 kugeza currently n'iki. Ku bijyanye n'umubare exact w'ikijyanye n'iki gihe turimo, directeur financier wacu araza kumfasha, ariko nakomeza hano nkavuga ku bijyanye n'igihombo. Usibye n'ibyo ngibyo nyine birimo n'imyenda y'abanyamahanga baza kwivuza muri King Faisal, ariko bananirwa kwishyura, nyine tugakurikirana uburyo bwose kugira ngo tubashe kubishyuza, ariko bikarangira rimwe na rimwe biri mu myenda. Ikindi ni ikijyanye n'izi rejection nk'uko mwabivuze by'amasosiyete ya assurance. Iyo tuvuye umuntu, kubera ko misiyo ya mbere ari ukuvura umuntu, assurance ikavuga iti njyewe ntabwo nzishyura, ntabwo twari twabivuganye, ibyo nabyo bihinduka igihombo. Ikindi gitera igihombo ariko kiri kuganirwaho muri iyi minsi n'inzego zibishinze harimo Minisante na Minicofine, nibijyanye na tarifu King Faisal ikoresha ubu ngubu. Kuri ubu ngubu dukoresha tarifu yo mu 2018. Nkuko mubizi ibiciro uko byari bimeze mu 2018 nuko bihagaze ubu ngubu bisa nkaho nta kintu bipfana. Twebwe ntabwo twazamuye igiciro, kandi nkuko mubizi abarwayi bivuriza muri King Faisal iranabagaburira ikabakorera ibintu byose. Ibyo bintu bakishyura nkaho bari kwishyura mu 2018, mu gihe twebwe isoko uko rihagaze ubu ngubu riri mu 2023. Ibyo rero biri kuganirwaho n'inzego zibishinzwe. Twizera yuko nibikemuka dufite amahirwe yo gusohoka muri iki gihombo, ariko nubwo nyine tukiri muri gihombo nk'uko Deputy CEO yabivuze, earning before interest and tax yacu biragaragara ko harimo impinduka nini bitameze nk'uko byari bimeze mu myaka yashize. Ikindi kijyanye n'ibihombo nyine ni uko internal controls zacu nyine zari zikiri weak, bitewe n'iyo systeme nyine nayo itanga imibare idasobanutse, ariko ubu ngubu ikaba iri gusimburwa. Twizera tudashidikanya rero ko ibi nibimara gukemuka tuzasohoka mu bihombo. Murakoze. Ikezi mu minsi iri imbere ngira ngo bizagenda bikemuka buhoro buhoro, ariko nagira ngo mbaze kuri izi miliyari 12 hamaze kwishyurwa ngahe, hasigayemo nangahe? Nta mubare uri exact mwatanze. Gisubiza kimwe n'icya Honorable Jean d'Arc. Murakoze cha, nyine ndashaka kuvuga ku banyarwanda bo fine leta ifite inshingano yo kuba yavuza abanyarwanda bose kugira ari abakene birumvikana, ariko si abanyamahanga. Ko nabonye King Faisal Hospital abanyamahanga musigaye mufite abakiriya benshi, niba n'abakene babo nabo basigaye baba exporta hano iwacu kugira ngo tubavuze. Ibyo byo ubwo muzabikora gute? Nge nagira ngo mwigeze mugitekerezaho aho bibaye ngombwa ya Foreign Affairs Ministry yacu kaganira n'ibyo bihugu bakomokamo tukishyurwa, kuko na destination y'igihugu nuko na hariya naho muri ibyo by'ubuvuzi tugira icyo twinjiza kivuyemo, noneho byaba bibaye akaga aho kwinjiza tugiye tubavurira ubuntu. Nagira ngo numve niba mwarigeze mu biganiro kugira ngo mukumire ntihakwiye kubaho igihombo na kimwe twaterwa nuko hari bagenzi bacu b'abanyamahanga baza kwivuza nta bushobozi. Misiyo ya mbere no kuvura. Ntabwo iyo tugiye kuvura umuntu muri King Faisal tubanza kureba niba ari umunyamahanga cyangwa nimba ari umunyarwanda. Uwo ari we wese utugana ababaye abagomba kuvurwa. Hari igihe rero hari abanyamahanga mu byo dufite, harimo abanyakenya, harimo abashinwa, harimo abo muri Zimbabwe, ariko hari n'abandi bantu ubona bagenda bamenya ko hari amakuru ko mu Rwanda ibintu bisobanutse, ko nta karengane bashobora kuza bakavurwa. Mu minsi ishize twagize abantu baturuka nko muri Amerika,
ukabona aje azi neza yuko azivuriza ubuntu muri King Faisal. Hari umuntu twagize amaze kuvurwa avuga ko nta mafaranga afite neza, twitabaza ambasade y'Abanyamerika kugira ngo idufashe kumwishyuza. Hanyuma ambasade y'Abanyamerika yohereza umuntu muri King Faisal uza kuvugana n'uwo muntu. Bahageze baramubwira bati twebwe tuzishyura ibitaro, ariko ntabwo uzarenga iyi aeroport utadusinyiye ko nugera muri Amerika uzatwishyura. Tugiye kumva twumva umugabo ahise avuga ngo ngewe nta kibazo na kimwe ufite cyo kwishyura. Bigaragara yuko ibi ni ibintu bigomba kuganirwaho na minisiteri zibishinzwe tukabiha umurongo, kuko twebwe nk'ibitaro uzaza tugana wese ababaye, ab'umunyarwanda, ab'umunyamahanga azavurwa. Murakoze. ngira ngo chief nyakubahwa perezida wa komisiyo y'abanyakubahwa abadepite, ndashaka gutanga umucyo kuri icyo kibazo cy'abanyamahanga. Abanyamahanga barimo ibice bibiri. Hari abanyamahanga baza baje kwivuza baturutse hanze bateguje, abo ngabo nta kibazo tugira. Igice cya kabiri ni abanyamahanga n'ubundi batuye mu Rwanda, abo ngabo nabo barimo ibice bibiri. Abo dufiteho ikibazo ni abaza ari indembe, ntabwo wabigenza. Icyo gihe hari igihe aza ntabwo wamusubizayo kuko ugomba kumwatendinga cyangwa kumuvura mu buryo bwihuse. Rimwe na rimwe yadutera n'ikibazo bikaba ngombwa ko ajya muri ICU cyangwa indembe. Icyo gihe birumvikana ko igiciro kigenda kizamuka, bivuze ngo nta mahitamo uba ufite. Ariko wa munyamahanga uza agomba kuvurwa mu buryo bwateguwe atari ubwihutirwe, icyo gihe ntabwo twamuha ubuvuzi akeneye atabanje kutugaragariza ko abasha kwishyura. Muri icyo gihe rero cy'abamara igihe kinini nacyo ibintu bibiri birakorwa. Bivuze ngo hari igihe umwenda uba ari munini cyane ku buryo na za embassies zabo zivuga ati abo bantu nta na responsibility dufite yo kubishyurira igihe tubiyambaje. Ariko umucyo ndashaka gutanga nuko abadutera ikibazo cyane ari babandi bakeneye ubuvuzi bwihuta, kandi ntabwo wavuga ngo yananiwe kwishyura cyangwa nta bushobozi afite ngo umwohereze mu rindi vuriro usunikire ikibazo abandi. Icyo gihe uramuvura, noneho iby'amafaranga bikaza gukurikiranwa nyuma. Abo nibo badutera ikibazo. Murakoze. Nagira ngo mvuge ku bintu bibiri byabajijwe ku kijyanye n'imyenda. Iyo urebye imyenda ya Faisal, nkuko honorable bakuru ufite bivuze ko liquidity position ya Faisal iri negative, byavuzwe ko harimo imyenda ya Ocean ingana na miliyari 3, hakaba ya mbere ya Ocean 2016 ingana na miliyari 1 n'igice. Iyo urebye nkuko bigaragara muri financial statement, imyenda ya Faisal iyo ngiyo ivuyemo ingana na miliyari 2 na miliyoni 100, byagaruka kuri za asset, current asset dufite, bikagaragara yuko liquidity position y'ikigo itameze nabi cyane. Ikindi cya kabiri cyavuzwe ni ikijyanye n'uburyo iki gihombo kizagenda kigabanywa. Iyo witegereje inshingiye no kubyo abayobozi bavuze ari deputy CEO na CFO ku ngamba zafashwe n'umusaruro zagiye zitanga ndetse n'ibiteganyijwe imbere, urebye kuri nka income statement muri financial statement ubona yuko igihombo umwaka wa 2021 twari twagize igihombo cya miliyari 1 n'igice, ariko mu mezi 6 ya 2022 igihombo kiramanuka kigera kuri miliyoni 125, bigaragaza improvement nini cyane, ndetse yewe ikaba ari nayo ntego yo kugira ngo tugenda tugabanya bya bihombo, tubasha no gukuraho bimwe mu bitari ngombwa ikigo cyajyaga gispendinga, harimo bya bindi byose byo gukuraho overtime n'izindi ngamba ikigo cyagiye gifata tutavuze hano. Murakoze. Guteza imbere ibitaro bya King Faisal, nanongera kwibutsa ko njyango n'ubushize twabibabwiye, ku bufatanye n'inzego zitandukanye, twebwe Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Imari ndetse na ofisi ya PM, hashyizweho icyo twise King Faisal Sustainability Plan. Ni uburyo nka leta dushaka kuyifasha, yaba ari mu bikorwa cyane cyane ibikorwa remezo ndetse n'ibikoresho n'abaganga.
kugira ngo ibashe kugera ahantu yakisustaininga y'ubwayo. Twari twakoze plan y'imyaka 4 ngira ngo izarangira 2024. Twari twanashyizemo n'amafaranga igomba kuzajya ihabwa n'icyo agomba kuba akora, bitari aya mafaranga yo cyane cyane ya operations. Ngira ngo kuri support ya operations Minecofin yari yarangije kubafasha kugera mu mwaka ushize kwa 12 niyo installment ya nyuma yo kubafasha mu mafaranga ya buri munsi yarangiye. Ubu ngubu none ayo turi kubaha nagendanye na investment, ayo gukora investment, nayo kugura ibikoresho, nayo gushyiraho abaganga bashyashya babasha gutuma noneho ijya mu murongo kwisustaining. Iyo plan rero iracyakomeje, n'ubu hari amafaranga bari gusaba agendanye n'icyiciro cya 4 cyayo. Nitumara kwishyira mu bikorwa twizeye yuko izagira ikura ibitaro bya Faisal ikabigeza mu murongo mwiza ushobora gutuma byisustaining. Ikindi ariko nkuko n'umugenzuzi yabigaragaje, birasaba no kunoza imikorere, yaba ari mu bitabo by'ibaruramari aracagaragaramo amakosa menshi, kandi twabonye hano muri raporo mbere hari na timu zitari zihari. Ubu ngubu rwose ndatekereza ko nta bisobanuro bya convincinga cyane, cyangwa se mu cyongereza ibyo twakita excuses twatanga byatuma King Faisal itategura ngo irusheho kuba efficient. N'ibyo bavuze byo kunoza amatarifu nabyo ministeri turabifite, kandi ministeri y'imari turi gukorana nayo kugira ngo hajyeho tarifu ivuguriye ku nzego zose z'ubuvuzi. Na kiriya cy'imyenda King Faisal ibereyemo abandi bantu, cyane cyane iriya ya Ocean, twatangiye kubikoraho progressively. Harimo n'imyenda ihari, ariko ugasanga ayo ba nyir'imyenda bishyuza atariyo yemewe, cyangwa se ari mu bitabo Ocean yadusigiye, ba nyir'imyenda bagashaka kwishyuza menshi, ku buryo twatangiye kubegera tukaganira nabo, abo tumaze kumvikana. Ministeri y'imari yatwemereye yuko izajya igenda bishyura nayo mu buryo bukwiye. Tugatekereza rero yuko kuri ubu dutekereza King Faisal umuzigo wa Ocean wo ukwiye kutaba wibarwa cyangwa ngo bidutere impungenge ko itabasha gukora neza kubera ko leta yakigize ikibazo cyayo. Ikindi ni ibingibi by'ibihombo bizakomeza guhinduka uko tuzikomeza kubafasha, n'abari ko bashyiraho ingamba zo kuba efficient kurushaho no gukoresha neza makeya ya leta yabashije kubaha, ndetse n'ubushobozi nabo ubwabo binjiriza. Nabizeza rero yuko tugiye kugenda tukicarana na timu yose ihari, tukareba natwe hari intege nkeya n'uburyo twabikosora, kandi twizeye ko ubutaha tutazagaruka hano yenda tuvuga bimwe, bazaze baturi kuvuga kuri performance audit nizo zigezweho, finance na compliance twarabyubahirije nk'uko bikwiye. Murakoze nyakubace. Ubwo tubifurije ko ibyo mu committinze ku bufatanye na King Faisal muzabishyira mu bikorwa. Tugiye muri pause, turi bwakire RMI saa 8:30. Mugire umunsi mwiza.